urutoki rumeze neza uraduha amafaranga menshi. Reka shakaza ubwe ntago wo bizi. Umva boss, ubundi isambu niyo sambu ya mbere nziza iri kuri uyu musozi. Nyangura urutoki rw'intohagire rumeze gutya. Dushyiramo ifumbire y'amase y'amaganga n'amabyi yose nyashyiraho. Iyi fumbire rwose ngiye mafumbizo. Ubundi nta nubwo ibaho. Uzabaza abantu binaha bose. Baze ngo isambu ya Ruzagayura kaza ubwenge bazata bakurangira hano. Ndabibona isambu ni nziza rwose nta nicyo nayigaya n'urutoki remo ni rwiza. Ahubwo ndagura nande muri babiri ndamenya ngura nande. Bose urumva ari nde mwagu. Ndagura na nyiri isambu ahubwo ninde muri mwe wowe hagati y'uyu nawe. Ni twese. Yego mana ndume no se ndagura na babiri urutoki ni rwa sosiyete. Ese twaki cyangwa se kugura urutoki yaje kugura. Wowe gura ibindi bireke ntibikurebe. Kebye bye twere kubitindaho ahubwo subwo muranca ngara. Inkebyiri se kandi ni inka ni ihene ni iki? Ebyiri uri kuvuga ni iki? Miliyoni none se wumvagari. None se sha miliyoni ebyiri izi nsina tugira igitoki n'aya mateke n'utu turayi ibyo ndishyura miliyoni ebyiri ndabaha 700 murayafata ntimuyafata. Ntayo dufata niba utuzuze ebyiri va hano. Niyo maramba nyabahaye ndabona ariyo mafaranga urutoki rukwiriye. Ese nayandi wongeraho bose. Yakare ntabwo yareka kongeraho kuko rwose nawe babiri be no zisambu nziza gutya mbere mu murenge yareka kongeraho gutya. Sambu nimeze nk'ingiya. Ariko ngewe nahimbahaye none nari mfite kandi niyo mbona ahwanye n'iyi sambu. Makeya gende yongera ubwagaruka. Ariko ubundi mufite ibyangombwa by'iyi sambu icya burundu kirahari. Uje kugura ibyangombwa cyangwa uje kugura isambu? Si nk'ibyo byose se sha. Si nk'ibyo byose se iki kandi nagura isambu itagira ibyangombwa kuki mukina n'amafaranga. Iki nicyo mfana abakiriya ba fete. Yesu wa mwana we rero. Nimba kumvikana bitunaniye amafaranga nayanjye isambu ni yanyu buri wese aguma ni byo. Ni utagura igendere boss. Yereka nigendere akabuza ubuguzi gasubira nyirako. Ni umuntu usaduca mu mwanya w'inokira. nziza ko nayitegereje reba akajaride kayo hano mu mbuga kakarompo wajyango naka Nyabugogo nziza ahubwo nangahe urugurishwa gusimba tinda gusimba guca ngahera cyakora mva nkubwire ndaguca 20 neza neshana zimbumbe n'utazifite ondoka ko muranahangara kwanda iyi nzu uko nyireba nkareba na banyira yo ni nziza pe ariko se ndi kwibaza ni yanyu cyangwa nundi muntu wundi muri kwigurisha none se nimba atari yacu ni yaso cyangwa ni yasowaye kibazo ntago si ya data si ya data wacu ahubwo ni yande ngo abari we mvugana nawe abari we tugura ni yacu gura niba ugura kandi niba utanagura uvanga kwishakira abandi afite gahunda ifatika sha urashize none ntababeshye yanyu naho miliyoni 2 zonyine ko ni amafaranga nazo bitatu kabiri ya sambu niyo twashakaga ngira kandi ibyo nawe niko naje hano mbaza inzu nigeze mbabwira ko ndi gushaka isambu ntampaye ibyo nshaka inzu dufite y'amakeni tuwarete tugenda tuyikwereke abariyo duha miliyoni 2 ariko kaga karavuye ubu koko nubwo ibintu byahenze na toilette nayigeze kuri miliyoni 2 none se unje muri iriya toilette ya Nyabugogo atanga kunya ni 200 kunyara nijoro Ati sawa kumva ko inzu irimo byose ariyo waguramo miliyoni 2
ariko iyo urayita makeya wa mwana ugira ngo kuyabona muri iyi minsi biroroshye. ariko ndanakurenganya ubundi urabona asa n'amafaranga ntayo ufite rwose biragaragara. Nayo afite se urabona naje hano gukora iki? nimba yafite yaduhe ariko ureke kudukinira. Nta mikino mfite naje nshaka iki. Ahubwo se ebyiri mwazemeye nyaba. ariko umusore reka nkwibaze ikibazo gito sinari ko niba uri umusore cyangwa umugabo ikibanza cy'umupfu hariya urusoro rukijana Buri imwe n'igice kilometero zingahe? 2 kajya karenga 2 kuri 2 miliyoni n'igice. nawe ushaka kugura 20 kuri 30 harimo n'inzu miliyoni 2 ariko ugurinjije ibingani. ariko njye naje kugura inzu ntago naje kugura irindi. uko rurinjije pe none se ubwo urambwira gute ukuntu wagura ikibanza cy'imva miliyoni n'igice ugafata isambu irimo n'inzu ukayigura miliyoni 2 niba udafite miliyoni 15 vuga uvuye aho. Umva nshuti yanjye rwose yewe ayo mafaranga niyo nagurisha utwanjye nanjye ubwanjye nkigurisha n'umuryango wanjye wose nkawugurisha ayo mafaranga ntabwo nayabona. bavuga koko ni ukuri ni abatindi basa neza nikubona wamenya ko nta mafaranga ufite. Amafaranga njye ndayafite niba miliyoni 2 muzifata mu mbire nyabahe rwose miliyoni 2. none se nongeraho 30 basi zibe 2 na 50. ariko amafaranga atasonera ubu butaka urayaduha tuyamaze. ariko amafaranga ashobora kugura ingurube ibwegetse muyatesha agaciro mushingiye ku genda uyaguremo ingurube rero kuko twe ntabwo turi kugurisha ingurube. erega si ingurube gusa yavamo n'imbwa nziza y'inzungu yarinda urugo. ariko iby'imbwa si ikibazo nanjye ndaje nkuragize imbwa tuzajya tugabana ifumbire. iyo mbwa kuyiragira byo ntabwo ari ikibazo nakayiragiye ariko yakabaye none se namwe niryo banga mwakoresha kugira ngo mwubake inzu. ibyo bivemo sha ufite amafaranga uri buduhe cyangwa twihore. erega n'ibihumbi 300 ntabwo ndi buzirenze n'ubundi nimba nta gahunda mufite mu mbwira nigendere mureke kumarira umwanya. wakabaye wagiye ahubwo nkubona mu bitugu. yewe kanigendeye n'ubundi sinarenze ubwo nimusigarana inzu yanyu. mbabwire abantu ariko noneho kuri iyi nshuro baduha yose ndayafata pe sinyasubiza hasi ntabwo njya gusubiza amafaranga nashaka 2,000 byahita tugenda gushaka undi mukiriya. icyo gitekerezo ni inyamibwa tugenda aho. agomba kubukora. enda hano sha nkwerekize none ko rinjije. urashize none. Didn't say they white. No. Para kubeshesha. No. Para kubeshesha. No. ewe muzigo ngengera imizigo buri tazamura bebe vaho bapanzagurika Reka nzendere. kanara Kumona se bekaza ubwenge vaho kwigare sha kumona ryabozera. ngo ryageze rite Yarabose. kamakonda gopfobya imizigo mukunda gopfobya imizigo Amariye yakuzemo. uje kugura amareso ugura igare amariye yihorere. Aya nawe ako kantu imizigo ntabwo ari sawa. Ariko urabona ko nyine kakirimo kazimamo gakeya nimo gakeya. igare muryergera isha muryergera iri ngiri Nimo gake. Umuntu ubwo se uzagira umunwa kugeza rya igiki icyatanu mukajya barakubesesha akabakiriya barapfobya mwana uraduha 2,500 2,500 abahinzi babiri
ugashyiraho n'umunyeshuri oya amarebe yashizemo ubwo se uzagira umunwa kugeza rya kankwereka ukuntu ntege zitarushya ndiwe 850 ariko se igare rimeze gutya ni igare nese ni iryawe ni wari kurigurisha ukaba ushaka 8 No, 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 no. niyo mpamvu dushaka 8 urabona imyaka imaze kuma n'ibitoki byarahinze tubonye nta mumaro twarimaza duhitamo kurigurisha niyo mpamvu tugushaka 8 ubundi igare ni iryacu ndigura hari mu kwa 2023 irigare mu karite y'igise special ubwo se uzagira umunwa kugeza rya umani ufata udufero n'undi ufite amafaranga 8 sha yewe wanze kwibateza ibyerekane ko urabajya bavuga mu kinyarwanda ubwo se uzagira umunwa kugeza rya ikishana ariko irigare Sinwifati. urashize Sinwifati. umfashe nkoze iki Sinwifati. umfashe nkoze Iri gare ni ijyanda. Sinwifati. ndiguranye n'aba wakagira Iri gare ni ijyanje. Iri gare ni iryawe we rigare Iri gare jewe nari ngiye kunyara muhita muri iri gare nari ngiye kunyara ndiparitse ahantu muhita muri iri gare ni ijyanje ko numva mufite urwanda rero mureke babwire irigare gitoraguriye hara ku muhanda gitoraguriye muza kurigurisha none mu uyu ntago ari we wahoze ari kungurisha isaha mbese nyine si umuntu wari ufite inzu ya miliyoni 15 uri kwibira none amasambu ye mwakagira imana uyu mugabo turahoranye hariya ruguru ahanyereka aba batini miliyoni 15 dore yahoze ngurisha isambu ya miliyoni 2 hari irimo urutoki nta kintu na kimwe afite aba n'abateka kabone igitekamutwe mukubita ahubwo iki mubana bana negagura. Mu gikunda cy'igare kinigagura. No, no, no. nta gicuza noneho barakica